Samweli wa kabiri igice cya gatatu. Nuko ab'inzu ya Sawuli n'ab'inzu ya Dawidi bamara igihe kirekire barwana, Dawidi akajya arushaho gukomera, ariko ab'inzu ya Sawuli barushaho gucogora. Kandi Dawidi yabyariye Heburoni abana b'abahungu, uw'imfura yitwaga Amunoni wa Ahinowamu w'i Yezerēli, uw'ubuheta yitwaga Kiriyeba wa Abigayili wari muka Nabali umunyakarumeli, uwa gatatu ni Abusalomu wa Maka umukobwa wa Talumayi umwami w'i Geshuri, uwa kane ni Adonayi umuhungu wa Hagiti, uwa gatanu ni Shefatiya umuhungu wa Abitali, uwa gatandatu ni Tureyamu wa Agira muka Dawidi. Abo nibo Dawidi yabyariye Heburoni. Icyo gihe cy'intambara zo mu b'inzu ya Sawuli n'iya Dawidi, Abuneri yihinduye ukomeye mu rugo rwa Sawuli. Kandi Sawuli yari afite inshoreke yitwaga Risipa umukobwa wa Ayiya. Bukeye Ishibosheti abwira Abuneri ati, niki cyatumye utaka inshoreke ya data? Nuko Abuneri arakazwa cyane n'amagambo Ishibosheti amubwiye, aramusubiza ati, mbese ndi igihanga cy'imbwa y'Abayuda? Ubu ngirira neza inzu ya Sawuli na bene se n'inshuti ze, singuhane mu maboko ya Dawidi, ariko none umamije icyaha kuri uwo mugore? Ntinagira Dawidi nk'uko Uwiteka yamurahiriye, Imana ibimore njyewe Abuneri, ndetse bikabije. Niko gukura ubwami ku nzu ya Sawuli ngashinga intebe y'ubwami bwa Dawidi, akaba ari utegeka Abisiraheli n'Abayuda, uhereye i Dani ukageza i Berisheba. Nuko Ishibosheti abura ikindi asubiza Abuneri, kuko yamutinyaga. Bukeye Abuneri atuma intumwa ze bwite kuri Dawidi ati, nyir'igihugu ni nde? Dusezerane isezerano, kandi nzafatanya nawe kuguhindurira Abisiraheli bose. Dawidi aramusubiza ati, ni byiza. Nuko nzasezerana nawe isezerano, ariko hari kimwe nkwaka. Ntabwo uzarebana nanjye, keretse ubanje kuzana Mikali mwene Sawuli, ubwo uzaza kundeba. Maze Dawidi atuma kuri Ishibosheti mwene Sawuli, aramubwira ati, mu mugore wanjye Mikali nakoye ibinyita 100 by'Abafilisitiya. Nuko Ishibosheti aramutumira, amwaka umugabo we Palutiyeli mwene Layishi. Maze umugabo amuherekeza agenda arira inzira yose, amugeza i Bahurimu amukurikiye. Agezeyo, Abuneri aramubwira ati, hoshi isubirayo. Nuko asubirayo. Bukeye Abuneri ajya inama n'abatware b'Abisiraheli, arababwira ati, mu gihe cyashize mwashakaga Dawidi ngo abe umwami wanyu. None nimubirangize, kuko Uwiteka yabuze ibya Dawidi ati, umugaragu wanjye Dawidi niwe nzakirisha abantu banjye Isiraheli amaboko y'Abafilisitiya n'ay'ababisha babo bose. Kandi Abuneri abivugira mu matwi y'Ababenyamini. Bukeye arahaguruka ajya i Heburoni, avugira mu matwi ya Dawidi iby'Abisiraheli n'umuryango w'Ababenyamini bose bishimiye byose. Nuko Abuneri n'abamushagaye 20 basanga Dawidi i Heburoni. Dawidi aremera Abuneri n'abo bari kumwe ibirori. Maze Abuneri abwira Dawidi ati, nzahaguruka ngende neraniriza Abisiraheli ku mwami databuja, kugira ngo basezerane nawe isezerano, ubone gutegeka ab'umutima wawe ushaka bose. Hanyuma Dawidi asezerera Abuneri, agenda amahoro. Kandi abagaragu ba Dawidi na Yowabu bari bagiye kunyaga, bukeye batabarukana iminyago myinshi. Ariko Abuneri yari atakiri kumwe na Dawidi i Heburoni, kuko yari yamusezereye akagenda amahoro. Yowabu n'ingabo ze zose bari kumwe bagisesekaraho, babwira Yowabu ati, Abuneri mwene Neri yaje ibwami, kandi umwami yamusezereye agenda amahoro. Nuko Yowabu ajya ibwami, abaza umwami ati, ibyo wakoze ni ibiki? Ariko Abuneri ko yaje iwawe, niki cyatumye umusezerera akagenda rwose? Nawe ntuzi ko Abuneri mwene Neri yazanywe no kukubeshya, no kugenzura uko utabara n'uko utabaruka, no kugenzura ibyo ukora byose? Nuko Yowabu ashengurutse kwa Dawidi, acisha intumwa ruhinga, nyuma zikurikira Abuneri, bamugarura ku iriba rya Sira, ariko Dawidi atabizi. Abuneri akigera i Heburoni, Yowabu amukura mu bandi, amujyana mu irembo hagati ngo avugane nawe biherereye. Bahageze amutikura ku nda, amutsindaho, amuhoye amaraso ya murumuna we Asaheli. Hanyuma Dawidi abyumvise, aravuga ati, njye n'ubwami bwanjye ntituzagibwaho n'urubanza rw'amaraso ya Abuneri mwene Neri imbere y'Uwiteka iminsi yose, ahubwo ruzabe kuri Yowabu no ku rugo rwa se rwose. Kandi mu rugo rwa Yowabu ntihakabure uninda cyangwa umubembe, cyangwa ugendera ku kibando, cyangwa uwicishwa inkota, cyangwa umuhorote.
Uko niko Yowabu na Abishayi mwene nyina bishe Abuneri, kuko yari yiciye mwene se Asaheli mu ntambara y'i Gibeyoni. Dawidi ahera akabwira Yowabu n'abari kumwe nawe bose ati, nimushishimure imyenda yanyu, mukenyere ibigunira murire imbere ya Abuneri. Nuko umwami Dawidi akurikira ikiriba cye. Maze Abuneri bamuhamba i Heburoni, umwami ashyira hejuru umuborogo ararira ku gituro cya Abuneri, abantu bose bacika imiborogo. Umwami aborogera Abuneri aravuga ati, mbese Abuneri yari akwiriye gupfa nk'igicucu? Amaboko yawe ataboshywe kandi ibirenge byawe bitaboheshejwe iminyururu, nk'uko umuntu agwa imbere y'abanyabyaha niko aguye. Nuko abantu bongera kumuririra. Hanyuma abantu bose baza guhata Dawidi ngo afungure hakiri kare, ariko Dawidi arahira aravuga ati, nindya ku mutsima cyangwa ikindi kintu cyose narageza ku izuba rirenga, Imana ibimore ndetse bikabije. Abantu bose babyitegereje barabyishimira, ndetse ibyo umwami yakoraga byose niko byanezezaga abantu bose. Nuko uwo munsi abantu bose n'Abisiraheli bose bamenya ko bitaturutse ku mwami kwica Abuneri mwene Neri. Umwami abwira abagaragu bati, aho muzi ko mu Bisiraheli hapfuye igikomangoma cyari umugabo ukomeye? Kandi nanjye naho ndi umwami wimikishijwe amavuta, ariko ubu ndi umunebwe. Kandi abo bagabo bene Sura ni ibigaganyare barananira. Uwiteka yitura inkozi y'ibibi ihwanye no gukiranirwa kwayo. Samweli wa kabiri igice cya 4. Bukeye Ishibosheti mwene Sawuli yumvise ko Abuneri yaguye i Heburoni aracogora, Abisiraheli bose bahagarika umutima. Kandi Ishibosheti uwo mwene Sawuli yari afite abatware b'ingabo babiri, umwe yitwaga Bana, undi yitwaga Rekabu, bene Rimoni w'i Beroti wo mu muryango wa Benyamini. Kuko i Beroti habarwaga ku Babenyamini, kandi ab'i Beroti bari barahungiye i Gitayimu basuhukirayo na bugingo n'ubu. Kandi Yonatani mwene Sawuli yari afite umwana waremaye amaguru. Ubwo imbitsi yavaga i Yezereli kubika Sawuli na Yonatani, uwo mwana yari amaze imyaka 3 avutse, maze umurezi we aramubatura arahunga. Akimwirukankana ahunga, aramunyihuka yikubita hasi, ahera karamugara. Izina ry'uwo mwana yitwaga Mefibosheti. Bukeye mwene Rimoni w'i Beroti, Rekabu na Bana baraza basorera kwa Ishibosheti ku manywa y'ihangu, basanga arambaraye. Binjira mu nzu ye nk'abashaka kudaha ingano, nuko bamutikura inkota ku nda. Rekabu na Bana mwene se bahera ko barahunga. Uko niko bamwishe, binjiye mu nzu ye basanga arambariye ku gisasuro hakinze urusika, baramutikura baramwica, bamuca igihanga barakijyana, bagenda ijoro ryose mu nzira ijya muri Araba. Maze icyo gihanga cya Ishibosheti bagishyira Dawidi i Heburoni, babwira umwami bati, ngiki igihanga cya Ishibosheti mwene Sawuli umwanzi wawe, wagenzaga ubugingo bwawe. Ubu Uwiteka ahoye inzigo umwami databuja kuri Sawuli n'urubyaro. Dawidi asubiza Rekabu na mwene se Bana bene Rimoni w'i Beroti, arababwira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, wacunguye ubugingo bwanjye mu byago byose. Kera hariho umuntu waje arambwira ati, Sawuli yapfuye, yibwira ko anzaniye inkuru nziza. Mera ko ndamufata mwicira i Sikulagi. Ibyo ni byo bihembo namuhembeye inkuruzi. None se nk'abantu babi biciye umukiranutsi mu nzu ye ku gisasiro, sinarushaho cyane kubahora amaraso ye nkabakura ku isi? Maze Dawidi ategeka abasore barabica, babaca ibikonjo n'ibirenge, babamanika iruhande ry'iriba ry'i Heburoni. Kandi igihanga cya Ishibosheti barakijyana, bagihamba mu gituro cya Abuneri i Heburoni.